ku bwami aricyo bwabukora ubwami bwangiriyeyo ni hahandi Petero ari muri gereza abitoro ngo bafashe umwete wo kumusabira ku Mana ubwami bujyayo burya nta muntu ari gutinyuka iriya gereza gutese none utekereza ubwami ntibugiye kwaka abafite imfunguzo za gereza ngo buze gufungura ubwami bugiye gufungura Petero kandi abafunze gereza bagifite imfunguzo tekereza aho ubwami bukura Petero muri gereza kandi imfunguzo zigifitwe n'abamufunze ubwami buramufungura muri make gusenga ni imbaraga zishobora gukura umuntu mu maboko y'umwanzi kandi uwamufungiyemo agifite imfunguzo zakinze gusenga gufite izindi funguzo hari izindi funguzo bidasabye kujya gucurisha agifite imfunguzo gusenga bijya bikingura abadayimoni bakinze kandi abakinze bakibitse imfunguzo ntibisaba ko haba imishyikirano oya nta mishyikirano iba oya ubwami buzanwa no gusenga bujya budukura mu bwami bw'umwanzi bisigesa uburenganzira hari ibintu bikorwa nuko wasenze utasenga ntibibi gusenga uhamagara iki ubwami ohereza ubwami bukugireyo aho ubona byanze ari abantu bafite inzandiko yes nibarimo bashobora kwinjirayo babuze n'umwavoka boherejeyo ubwami basanga ibintu byaba byakonze haleluya ubwami ari abantu bamaze iminsi baka ibyangombwa byaranze ariko bohereje ubwami burabwe n'ahamagarwa nako kanya turabashuje mu izina rya Yesu Kristo amahoro y'Imana nakomeze kubana namwe muri byose twongeye kugaruka mu mikasi 12 katikiziriko cy'amateka ariko none tugarutse tuvuga umukasi wa gatandatu sibyo John yego twarabemereye ko tuzagaruka kuwa mbere tubabwira umukasi wa gatandatu yego none nubundi twagarutse yego tuje no kuvuga ku mukasi wa gatandatu mukasi wa gatandatu uyu munsi tugeze ku mukasi witwa gusenga imbaraga z'amasengesho kuko turimo ikiziriko cy'amateka kugikata nukuboho yes ese John ubara umuntu wahakana k'amasengesho abohora naho ngo yabatarizera umwami Yesu no mukiza we yego kuba taramwizera yabihakana ariko ku muntu wese wakira umwami Yesu ntago yahakana ko amasengesho akora uzi ko amasengesho n'abadasenga bayemera harya buriya barayemera barakubwira ati none se nurumva umuntu uhuye n'umuntu n'umujura akakubwira ngo mana ufashe umfashe n'ibafate isengesho none rero tugiye kuvuga uburyo nka 15 bwo gusenga asengesha abohora apana bya ni ugira gutya ngo mwami ngo wabishaka wakora Yesu aravuze ngo murasaba nimuhabwe kuko musaba mugasabana yes zamuri isengesho banza usenge n'ubundi niryo dutangije Imana turagushimiye kuri Imana nziza Imana ikomeye kandi uri Imana ihambaye ibi tuvuga ntabwo ari byo twumvanye abandi Yohana yavuze ngo iyo amaso yacu yabonye iyo amatwi yacu yumvishe iyi ntoki zacu zakozeho tuje kuvuga umukasi wa gatandatu imbaraga z'amasengesho turasenze twabonye aho amasengesho arimo ibitariho bikabaho twabonye amasengesho akora ibyo abantu bavuze ko bitazera bana natwe muri uyu mwanya kandi turabizi neza yuko iyo dusenga nawe uri murakora kuko ni imbaraga zitagaragara ariko zikora ibigaragara ni imbaraga zidafatika ariko zikora ibifatika n'ubu turi muri iki kiganiro hari ibyo ugiye gukoresha izina rya Yesu turagushimiye ko ugiye kubana natwe kuva dujanye kugeza ku musozo mu izina rya Yesu Kristo amen 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 somera igitabo cya mbere cy'ingoma igice cya 4 umurongo w'9 igitabo cya mbere cy'ingoma igice cya 4 umurongo w'9 hari ijambo rivuga ngo Yabesi yarushaga bene si cyubahiro kandi nyina yamwise Yabesi kuko yavuze ati namubyaranye agahinda 10 Yabesi atakambira Imana ya Isiraheli ati icyampa ukampa umugisha rwose ukagura imbago yanjye kandi ukuboko kwawe kukabana nanjye ukandinda ibyago ntibimbabaze nuko Imana imuha ibyo yasabye amen John umukasi wa gatandatu witwa gusenga imbaraga z'amasengesho John narasenze birahinduka si wewe wenyine natwe byahinduwe no gusenga yego warasenze birahinduka hari ibintu abantu bajya bavuga akavuga ngo numvanye abandi numvishe bavuga gutya ariko ubu ngubu iyo tuvuga imbaraga z'amasengesho ntabwo tuvuga imbaraga z'amasengesho nk'izo twumvanye abandi ahubwo tuvuga imbaraga z'amasengesho nk'izo twabonye zidukorera ngewe mfite umwana wanjye mutoya afite umwaka n'amezi 6
avuka yavukiye amezi 8 amaze kuvukira amezi 8 murabizi ko bana bameze ubundi ntibibabaho ngira umugisha uwanjye abaho avukana umwenge ku mutima barambwira ngo uyu mwana nuko umujyana i Kanombe n'ibyanga ni mu Buhinde tukimara kumva ibyo ngibyo twibuka ko hari imbaraga zitwa gusenga dufata iminsi turasenga mu minsi 3 umwana asubiye muri control basanga wa mwenge ntukihaba ndamutse nkubajije nubwo nari umunyamakuru ugenda umwigisha w'ijambo ry'Imana nkubajije nubwo nari umunyamakuru kuki utahise umujyana mu Buhinde icyambere ni kimwe nuko nari nizeye imbaraga z'amasengesho kuruta kwizera kwirukankira kwa muganga kubera iki hari iby'Imana ikora twasenze hari n'iby'ikora ikoresheje abaganga hari ibintu ikora tutagiye kwa muganga hari n'iby'ikora ikoresheje abaganga izo nzira zose Imana rero naza ngo reka nsenge noneho niba ko Imana izakiza uyu mwana inyuzuje mu baganga izahanyure ariko reka mbanza nsenge niyo mpamvu nabanje gusenga kandi n'ubundi ari kwa muganga wasenze ari kwa muganga yarakiri kwa muganga bari bataramuduha mu Buhinde wari utari wa yes ko twagomba kuva Akakiroho yavukiye tukabanza tukajya i Kanombe byanga nibwo twari kwerekeza mu Buhinde bataramuduha ngo tumujyane i Kanombe nibwo nasenze tutarajya i Kanombe abatubwiye ngo hari umwenge tumaze gusenga barongera ati nyamara wa mwenge ntawe ugihari ibyari ukujya i Kanombe birangirira Akakiraho umwana yavukiye byakozwe n'imbaraga z'amasengero amen nicyo cyo nashakaga impamvu tuba turimo dushaka gusobanurira abantu hari abantu bamwe bashobora kubyumva gutyo yajya arwaza nk'umuntu akavuga ngo ntago azajya kwa muganga ngo azasenga akire ibintu nk'ibyo ngibyo ariko Bibiliya iravuga ngo imbaraga z'abana b'abantu zirangiriye n'iz'Imana zitangirira imbaraga z'abana b'abantu rero ni bwa bushobozi Imana yahaye abaganga ibinaniye abaganga n'Imana ikora kuko aba baganga nabo ni Imana yabahaye niyo mpamvu ntabwo Imana ikora ibyo dushoboye Imana ikora ibyo tudashoboye Imana ikora ni Imana nyine bidashoboka ni Imana y'ibyananiye abantu ubwo buhamya burakomeye cyane uburyo wasenze muganga yamaze kuvuga ngo harimo umwenge wasenga umwenge ukava ukifunga umwenge ukifunga Imana ihimbazwe turimo turavuga imbaraga z'amasengesho tugiye kuvuga rero uburyo 15 bwo gusenga bushobora kukubohora niba mva amasengesho ni magari umwanya natubana muto uyu mukase tuzawugarukaho kuko ahangaha niho ruzingiye mu masengesho uburyo bwa mbere bwo gusenga ubundi usenga urinde Yesu twaramuvuze turi mu mikasi uburyo bwa mbere bwo gusenga hari uburyo bwo gusenga wiyirije ubusa kwiyiriza ubusa Yesu abigisha bigeze birukana abademoni banga kugenda baraza neza barakubita biranga Yesu aravuga ngo uwo nta kindi kimukuramo akurwamo no kwiyiriza ubusa no gusenga igihe cyose ubona ari ibintu wasenze bikanga ujye ugerageza ubyiyiririze ubusa ariko unasenge kuko hajemo amagambo abiri kwiyiriza ubusa no gusenga bivuze ngo hari umuntu ushobora kwiyiriza ariko ntasenge barahari ugasanga yafashe amasengesho ati giye gufata amasengesho y'iminsi 2 nsenge ugasanga nyine aragiye aricara asenge ati niyirije nyine uwo muntu kwiyiriza ubusa ukongeraho gusenga apana kwiyiriza utasenze bivuze ngo hari abajya biriza ariko ntibasenga Yesu aravuze ngo no kwiyiriza ubusa no gusenga byoze ko ibyo bintu uvuze ari abantu tubwira ate se uwiyirije ati nukuri none ukamureba saa 12 zikarinda zigera urabiza babariye gutya ari macunganwa ko zigera noneho ugasanga Imana nigeze abonera n'isaha imwe Imana muri ayo masaha muri make yikishije inzara yije ko ntigeze asenga kandi nukwiyiriza no gusenga nukuvuga niba wiye kandi gusenga nukuvuga nukuvuga gusenga nukuvuga nugutekereza kandi utekereza nabyo biri wa murongo witwa gusenga benshi ro biyiriza ubusa ariko nibasenga rwose arabyuka mu gitondo uyu munsi nirije abafite imodoka akayatsa agaca kajya mu kazi akirirwa kuri computer tinyarimo abandi bajya ya pose ntageyo we nageyo ariko nasenga
akaba yibereye muri nusa ati umvage se sindi buryo tu reka nkomeze ngire ubwo arimo amera nk'uwicisha akazi ngo kugira niba ko iminota ngo yigirayo ntabwo yigeze aganira n'Imana yiyirije ariko ntiyasenga kandi akurwamo no kwiyiriza ubusa no gusenga ukoze kimwe ntabwo bikora kuko bisaba ko byose ubikora nk'uko Imana yabivuze amen iyirize ariko unasenga iyirize ariko unasenga nibwo bizakora amen murimo murabyumva wiyirize ariko ubonere n'Imana umwanya usenga ubwo yapoza abandi barajya kurya nawe fata yapoze ujye usenge ufata ibyo kurya by'umwuka senga wikwicisha inzara gusa ariko utasenze iyiriza ariko unasenga yo ni benshi barihana hano ko benshi bariyiriza ariko ntibasenga bariyiriza nta mwanya abonera Imana ureka akazi yagacapye yimye ibiryo ariko ntihigeze abona umwanya wo gusenga ngo gusenga ni ukuvuga ari n'usenga akerirwa aryamye avuga ngo reka ndebe ko nasinzira ya masaha agende kubera gukunda muri make akiyima ibiryo akirirwa mu cyumba aryamye gusa naho bitandukanye naho undi wabuze umwanya wo kujya kurya nabuze se bajya babura umwanya wo kujya kurya akabura umwanya wo kujya kurya kavuga ati sifite umwanya wo kujya kurya ariko afite umwanya w'ibindi ibintu nk'ibyo rero uburyo bwa mbere bwo gusenga ni ugusenga wiyirije ubusa uburyo bwa kabiri bwo gusenga ni ugusenga wihannye ibyaha Yakobo 5:16 aravuga ngo gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi yasenganye umwete aravuga ngo mwaturirane ibyaha byanyu musabirane kugira ngo mukizwe ingoma za kabiri uze kuza gusoma aravuga ngo abantu ngo ninyinga ijuru nkateza mugiga ngo abantu banjye bitiriwe izina ryanjye n'abantu b'Imana bitiriwe ni umuntu wakiriye Yesu umenye ko atari isengesho rya buri muntu wari wese rigera ku Mana n'abantu bitiriwe izina ry'Imana mu yandi magambo twaraba ariko twageze aba nabitiriwe ubwo utarakira Yesu biragoye kugira ngo yihamagare kumve unyumve nabitiriwe izina ngo nibicisha bugufi ijambo guca bugufi ry'Imana nibicisha bugufi bagasenga bicishe bugufi ariko banasenga bicishe bugufi basenga ngo nanjye nzumva ndi mu ijuru mbakize igicumuro cyabo yego wamwumvise ngo nindangiza mbakirize igihugu ni iki igihugu kiri uburyo bwinshi igihugu cya mbere ni wowe wabyumvise ibyago izo mugiga iyo bavuga igihugu si ubutaka ubutaka si ibyago burana Imana izamukiza n'ibindi wankurikiye yego ntabwo igihugu gifatwa na mugiga mugiga ni wowe ifata twebwe ni neza mugiga ngateza inzara ntabwo se ubyumva ariko bakabanje guca bugufi Imana igukishije igicumuro kuko waciye bugufi mwaturirane ibyaha byanyu musabirane kugira ngo mukizwe gusenga wihannye ibyaha kuko isengesho ry'umunyabyaha ni ikizira imbere y'Uwiteka mu maso y'Uwiteka nusenga utihannye uko gusenga ntabwo kuzigera gukora kuko ubwo urumva ntabwo turinjira muri bwa bubasha umuntu atangira kwinjira noneho agatangira gusenga agatangira kwatura agatangira kwivugaho urabivuga urindi nuze kwiriza ubusa nuze kwatura ngo nanjye nzumva ndi mu ijuru mbakize igicumuro cyabo mbakirize n'igihugu ni uburyo bwa kabiri bwo gusenga rero uburyo bwa gatatu rero ni ugusaba imbabazi umuntu mufitanye ikibazo mufitanye ikibazo mwaturirana ibyaha kwaturirana wumvise ngo bimaze kuvuga mwaturirana ibyaha kwaturirana ni iki ni ukureba John nambwa ni John twagiranye ikibazo niko kwaturirana naragucumuje narakubabaje none mbabarira ngirira neza mbabarira ni ukuri iri jambo vuze John yavuze ngo ndakubabariye burya bakuyeho umusozi uri imbere yawe wita ugenda wema urabizi ko na Bibiliya ivuga ngo nujya gutanga ituro ryawe ngo banze urebe umuntu mufitanye ikibazo banze umusabe imbabazi nurangiza ubanze kubona kujya gutanga ituro ryawe iyi nyigisho byagorana kugira ngo umuntu ayumve kubera hajemo kugira gute kujya gutanga ituro
ubanje gusaba iki? Gusaba imbabazi. Ariko icyo twifuza n'icyo dushaka n'icyo dukeneye, igikenewe si ituro, igikenewe cya mbere ni umutima. Haleluya. Amen. Igikenewe Imana ikeneye cya mbere si ituro ryawe, Imana ikeneye umutima wawe wera. Kuko ndagira ngo ubwire, haleluya, Amen, ituro rizahembura ibintu bijyanye na finance mu buryo bw'ibifatika, ariko ntabwo rizaguhesha ubugingo. Sinzi n'ibiki kirumvikana. Ntabwo rizaguhesha ubugingo buhora. Kuko biravuga ngo icyo umuntu abiba nicyo asarura. Umuntu burya wabohokeye kuri aya mahame yitwa gutanga, ni ukuragira umugisha. Arafata, arabona, agira ibintu, ariko umutima uboneye, umutima wihannye, ugira gusabana n'Imana. Haleluya. Ugira kuvugana n'Imana, kuba inyangamugayo mu maso y'abantu, ukaba n'inyangamugayo mu maso y'Imana, bituma Imana ari byinshi igenda ihindura mu buzima bwawe. Rero ndimo ndakubwira ngo hagati nahise pastor ndizanye nabanje kwihana ni ryakwakirwa, abantu bararyakira, ariko Imana nawe yaryanditse, kuko nta nuzi ibyo wakoze, nta nuzo ufite ikibazo, ni wowe ubizi. Ariko reka tuguhishurire, banza usabe mugenzi wawe mufitanye ikibazo imbabazi. Nta kibazo, niba wumva bikugoye wenda utamugera, utamuhamagara, nawe ifate muhereze message, ugaragaze ko wasabye iki? Imbabazi. Kandi wumva umutima wawe wihane bikuvuye ku mutima. Gusaba imbabazi buriya ni ibintu by'ingenzi mu buzima. Imana ihabwa icyubahiro. Ubwo ni bwo buryo bwa gatatu bwo gusenga. Ni uburyo bwa gatatu bwo gusenga, gusaba umuntu mwagiranye ikibazo imbabazi. Ariko aruhita akata, akaza yagirana ikibazo na John, akahita yitira kwa pasiteri, Imana imbabarire kubw'amahane, Imana imbabarire kubw'umujinya, Imana imbabarire kubwo guterana amagambo n'abantu. None yarangiza ko pasiteri batarasoma icyo cyanditswe wenda, akahita akubwira ngo Imana ikubabarire. Ari n'igihe usanga afite byinshi, kuko yarasizwe n'ibyo rwa rurimi twavuze, yarasizwe, akahita akubwira ngo Imana ikubabarire. Iri jambo rarivuze, ariko harimo ihame utubahirije. Ubwami bw'Imana ni amahame. Wakagombye mbere yo kujya kureba pasiteri, wakagombye kubanza kujya kureba uwo wacumuyeho. Icyaha cyakorewe mu ruhame kihanirwa mu ruhame, icyakorewe mu ibanga kikihanirwa mu ibanga, kugira ngo kidasenya imiryango imwe n'imwe. Ibi ni ibintu abantu nabyo bakwiye kumenya. Zakayo yari ikimenywa na bose ko ari umwambuzi, ko ari umuhemu. Uribuka uko yihannye? Urabyibuka? Ndabyibuka ko yashatse kureba Yesu ntibiri bumworohere, aragenda ajya mu giti cy'umuvumu. Yesu atambutse amenya ko arimo, ati uyu munsi nkwiriye kurara iwawe. Zakayo ati ukimara kuza iwanjye rero abo nambuye ndabariha nkubyiza inshuro. Yabivugiye kubera aho mu ruhame rw'abantu, kuko icyaha yakoze cyabereye mu ruhame, yambura abantu, kandi abo yambuye bari aho ngaho. Agomba kugaragaza itandukano ry'igihe Yesu yari atarazi we, igihe yajiwe, bakamenya yuko uko bari bamuzi Yesu atararariwe siko akwiye gukomeza kumenya, kuko winjiye iwe atandukanye nuko Zakayo yari ameze. Wabyumvise? Kuko bari babizi. Ari icyaha rero wowe uzi wowe ubwawe, wiyizi uziranyemo na mugenzi wawe, genda umurebe, musabane imbabazi. Nurangiza usabe n'Imana imbabazi, utabanje kujya ku karubanda, kuko hari igihe ujya ku karubanda. Twatanga nk'ingero zifatika. Hari ingo nyinshi zagiye zisenyuka, ibi turabivuga ndi umushumba. Hari ingo nyinshi cyane zagiye zisenyuka, zikagenda zisenywa nuko ibintu bakoreye mu ibanga babizanye ku mugaragaro mu bantu batabizi, akahita bimenya. Urugero, reka wenda tubivuge mu bibazo bimwe n'imwe twakira, ukajya kubona ukabona umuntu arajaje kukureba, avuga ati Imana imbabarire, naciye inyuma umugabo wanjye. Ni urugero, none Imana imbabarire. Urumva byabereye mu ibanga. Noneho wowe tugira byinshi tuganira, ukamwereka ingaruka zibirimo, ukamwereka umuvumo, ukamwereka ibintu akaruriye abana, kuko biriya bigira imivumo ikomeye. Noneho wamara kubimubwira, rimwe na rimwe niyizera imbabazi, akahita ajya mu ruhame. Afite umugabo yicaye mu iteraniro, niyizeye imbabazi z'akanwa k'umushumba n'imbabazi zivuye ku Mana, ahise agenda mu ruhame. Yahagera agasanga umuhanuzi ari mu mwuka, ari mu kirere cy'atari,
arimo arati mu izina rya Yesu Kristo, ntiyigeze yizera za mbabazi. Kandi wa muntu wamwatuje arasize, n'umushumba abo muzababarira ibyaha mu isi no mu ijuru bazaba babibabariwe. Umenye ko ubwo busambanyi ntabwo bigeze bagufata, kuko bagufashe bikagenda bikabera mu ruhame, kugira ngo abantu bongere kwizera ibyo wakoze yuko wabiretse. Urasubira inyuma, ndetse n'ababibonye basaba imbabazi, ati mumbabarire, ni ku mugaragaro, mumbabarire nahemutse. Usabe n'imbabazi ababibonye, usabe n'imbabazi uwo muryango kuko byawugezeho. Niwumva ko ibintu birangiye, none ibyo bintu byabereye mu ibanga, ni wowe n'umutima we n'uwo mwabikoranye n'Imana. Ugiye kureba umushumba kuko biri mu ibanga, umushumba gusaba Imana imbabazi, ryumeho mwubaka umuryango. Iki kintu ndagira ngo cyumve, kuko benshi babuze ubwenge. Aryo ragera mu rusengero akaba yicayemo abandi bantu b'abasambanyi, umuhanuzi ati la pere sanse, timwabasambanyi mwe mwicaye mu ihema, atubone ngewe, akaba arahagurutse. Umugabo yicayeho, nyirabukwe yicayeho, sebukwe yicayeho, kandi mu bintu Imana ikunda yubaha umuryango. Rwose ndasaba Imana imbabazi, narasambanye, naciye inyuma umugabo, Imana imbabarire. Umugabo nashaka nyange ndihana. Uzi ikintu kiri bube, umugabo ahita akubwira ati okay, genda unzanire n'uwo mwabikoze. Siko bigenze? Nubwo umugabo ataba yaje, barahita yimubwira, amakuru ahita amugeraho. Ibi bintu ndimo mvuga ni ibintu bikomeye cyane, abantu babakwiye kwitondera, kuko muri izi nyigisho z'imikasi 12 hagomba kubamo n'umwuka wo guhugura abantu, kugira ngo biravuga ngo ubwoko bwanjye burimbutse buzize kubura ubwenge, kutamenya. Tuba tugomba kubibashishurira. Niwumva umugabo urasanga mu rugo iyo nkuru yagusanzeyo, ukigera mu rugo nuri burwinjiremo, bifashe kuri famiye yawe, bifashe no kuyu mugabo, kandi nago bari babizi. Ikibazo rero kiraba kivutse, wa muryango rero nuri bwongere kubaho, divorce right itangira. Ibyo wari waje mu nzu y'Imana kubarushye n'abaremerewe, none aho ngaho ubwo nibwo tashyurushye. Kandi za mbabazi zari zaje, ubundi wakagombye kubifatira umwanzuro, ukavuga ngo iri kosa nakoze sinzongera kurikora. Ukaba urihannye ukavuga ngo mwami Yesu mbabarira, sinzongera, byarangiye. Ukahita wicara ukizera za mbabazi n'ibiganza by'umushumba warambitsweho n'ijambo yakuvuzeho, ukagenda ukahita wizera, ubundi ukagenda ukubaka umuryango wawe. Ibyo ukaba ubiza, akaba ari amakuru yawe, ariko kubaka wa muryango babana nibazabeho babona se na nyina baratandukanye. Urumva ko ibintu bigenze, ariko kubera kubura ubwenge wise wiruka, wise ugenda mu rusengero, kandi byabereye mwibanga. Umugabo ntiyarabizi, n'iyo miryango ntiyarabizi. Ntabwo ugiye guteza ikibazo, nugiye guteza ikibazo abana bawe, nugiye guteza ikibazo umuryango. Barokore, tugira ubwenge, natwe turi abahanuzi, tugire ubwenge. Sinzi niba icyo cyari cyo wakivugaho, nibyo cyangwa ndatandukiriye. Oya, tureke natwe ubwacu icyo twakivugaho, n'abadukurikiye hari ibyo baba bazi, byagiye bizana amakimbirane, byagiye bizana ingaruka kubera icyo kintu. Yego, umuntu wegeze aduhamya tubwira uburyo ngo yari mu iteraniro, kwa kundi umuntu we aje mu rusengero, ari ubwa mbere aje gukizwa, ibihe byiza bigenda neza, abantu barafashwa. Umugore ngo barahagurutsa ati ngenda ashaka kwatura, ntibari bazi icyo agiye kwatura icyo ari cyo. Ngo barafata Imana imbabare, namwe mumbabarire, mfite abana 4 kandi bose nta numwe w'umugabo urimo. Muri make umwuka wera araje, aramwuzuye, yumvisha atsinzwe n'Imana mu mutima, ariko mu gutsindwa n'Imana abuza ubwenge. Abuza ubwenge. Mu by'ukuri hari hakeneye kumenya ese uwo muntu nubwo ko kumwuka wera musanze akamwereka ko yakoze ni iki cyakorwa kugira ngo ariwe ababarirwe, kandi n'aba muryango ukomeze ubeho. Nicyo dukeneye. Ntabwo Imana ibereho gusenya imiryango, Imana ibereho kuba usenya ni Satani. Imana ibereho kubaka imiryango, kandi ntago haburamo amakosa, ariko si ubwo buryo bwo gukosora ayo makosa. Ni gute? Nashatse kongera ko abantu benshi bagenda bahura n'ingaruka zo kubura ubwenge muri ibyo bintu bimeze gutyo na gutyo. N'urugero ugasanga mushumba nk'umuntu agiye mu rugo rw'umuntu, ni umuhanuzi. Sinzi niba uyu munsi bakiriho, ariko mu myaka yashize byabagaho. Ugasanga umuhanuzi agiye mu rugo rurimo umugabo n'umugore, agezeyo nk'uko wari ubivuze, umwuka wera muhishuriye, umwe aca undi inyuma, akaba arahagura ati we wa mugabo we, Imana imbwiye ko uca umugore inyuma. Nibyo koko Imana ni kwikobwe ni nabyo, ariko ubuza ubwenge. Tuve kuri wa wundi watuye, turi kuri wa wundi bakoreshwa n'Imana.
irabikubwiye ariko si uko wari ukwiye kubigenza. Wari ukwiye gusanga uw'Imana ikubwiye ku giti cye ukamuhamagara rwose ukavuga Imana yambwiye gutya na gutya, ihane ubireke, ingaruka nizi, uri gukura umuvu mu muryango, umwana no akihana, ubugingo bwe bugakira, ariko n'umuryango ugakomeza ukabaho. Ariko mu by'ukuri birabanga iyo ubuze ubwenge Imana irakureka. Ukojeje Imana isoni, usenya umuryango, n'umuryango ukojeje isoni, n'umuryango tureka urwo. Bivuze ngo hakenewe ubwenge bw'Imana, ari twebwe bamwe bagiye kwatura, natwe abakoreshwa n'Imana. Ese iki nkwiye kukivuga muri iki gihe? Ese aho ngiye kukivugira niho nkwiye kukivugira? Iyo usenze nta bwenge rero, aho kugira ngo ukize byinshi wangiza byinshi. Uwo bisaba umwuka w'ubwenge. Icyo kintu mvuze ndacyumvise cyane, ndacyumvise cyane. None se ari n'abandi, ubwo turimo turavuga gusenga, kuko benshi bagiye banga gusenga, bakanasenga bafite ibikomere kubera ingaruka zimwe na zimwe bagiye bahuriramo nazo. Hari n'imiryango myinshi yanze gusenga ngo kubera, kandi gusenga ni byiza, ariko biragusaba no gusenga nicyo bita iki? Ubwenge. Icyo nawe n'indi muri 15 gusenga niki? Musengane umwuka iteka, musengesha umwuka iteka, kumugire n'ubwenge. Reka turebe noneho wa wundi none usanga umugore abana n'umugabo akahita avuga ko umugabo atari uwo, ngo ntabwo ari ubwo, niko Imana imubwiye. Urabyemera byo? Ariko mutanibaza babanye Imana irihe? Nicyo nibaza. Umuntu babyaranye rimwe, babyaranye kabiri, ngo ntabwo umugore ari uwawe. Reka tunareke no kubyarana, barabanye. Kandi biriravuga ngo icyo Imana yafatanyije ntihakagire ugitandukanye. Kandi bamaze kuryamana, bamaze kubana, abantu bamaze kuba iki? Umubiri umwe, kuko ni amaraso yahuye. Warangiza ngo Imana yamwe ngo umugore si uwawe. Nibyo? Ntabwo ari byo. Imana yari irihe? Ni ubuyobe bukomeye cyane. Ubuyobe ni Satani nushaka gusenya imiryango anyuze mu cyitwa ubuhanuzi. Kuko hari abantu benshi nyine bakunda Imana ku buryo yumva nyine anamubwiye ati Imana irambwiye ngo sohoka ahangaha muri urwo yahita afata umwanzuro akagenda. Ariko ikibazo nyine azize ko atigeze agira umubyeyi ngo amwigishe, abafite amahame ya Bibiliya. Reka abantu benshi bazira kutagira abashumba babarera, ugasanga umuntu nezerereze arahanga ntiyigeze agira umubyeyi wo mu mwuka ngo yicara mubwire ngo amahame ya Bibiliya dore gusa. Ugasanga naho ngaho umuntu apfira. Yahuye n'umuntu wawundi ahita amubwira ati okay niba ari Imana, none ahita ahera no kutwa amazi iminsi abona tutagenda neza, abati n'ubundi nabibonaga asigaye atahatinde. Uzi ko ari byo koko kuri twa tuntu dufatika tukaba tumutera imbaraga two kumva yuko Imana yavuze no akabasenya umuryango. Ya mikasi 12 niyo turimo. Ikati kiziriko cy'amateka. Tugeze ku mukasi wa gatandatu. Imikasi 12 ikati kiziriko cy'amateka. Baje bizikije? Imikasi 12 ni ukuvuga ngo ubundi umwuka wa gipfumu ni usenya imiryango. Kuko wo nagagendera mu mahame ya Bibiliya. Nagagendera mu mahame ya Bibiliya. Ihame rya Bibiliya ni risenya, rirubaka, risenya ibitagira umumaro, rikubaka ibifite umumaro. None urumva rero ni wa mwuka turi mu mikasi 12 ikati kiziriko cy'amateka. Niyo mpamvu muri Kristo Yesu karima amahoro masa. Niyo mpamvu yewe keshi yosengeye umuntu shaka kumenya impamvu y'imutera ibyo. Kuko ari abantu bageze muri Yesu barakomeza barasambana kandi bari muri Yesu. Ni igiki kigutera gusambana? Mvuga ukuntu Yesu yasengeye uriya muntu, yaraje asanga umuntu urimo daimoni. Wabyumvise? Ntabwo yirukanye daimoni, ahubwo yirukanye ikimutera ubumuga. Ori basandaba ngo yirukanye ikimutera iki? Ubumuga. Rimwe na rimwe ntabwo ubundi keshi ukwiye guciraho umuntu iteka, wakagombye kumenya iyo daimoni imutera kubeshya ukayimwirukanamo, kubera ko nutamwirukanamo daimoni imutera uburagi, nutamwirukanamo daimoni imutera gusambana, nutamwirukanamo daimoni imutera kubeshya, nutamwirukanamo daimoni imutera ibyo byose, n'ejo uzatandukana nawe yongere abikore. Niyo mpamvu Prophet tuvuga kuri wa mukasi wa gatanu ururimi rw'uwasize, twavuze yuko umuhanuzi
ntago yagiye mu mazi ahubwo yagiye ku isoko. Yego, yagiye mu isoko yirukana ikibitera, yirukana igituma amazi aramburamo icyo kintu. Yes, bivuze ngo n'ubundi ntago yari kuvumura amazi kandi isoko igifite ikibazo. Biragoye ko wakwirukanaho umuntu wo mwuka ariko utarakura ikizana uwo mwuka. Niyo mpamvu umunyarwanda ngo ntago hica gitera ahubwo hica ikibimutera. Ni ikibimutera kumenya ni iyihe mpamvu y'ibi ngibi, kucyagira umujinya, ni iyihe mpamvu y'umujinya, kucyagira uburakari, ni iyihe mpamvu y'uburakari. Ese uva kwizana biragoye gutsinda uburakari utarakuraho igituma uburakari buza. N'uyu mwuka rero niwo twavugaga. Izi ni imbaraga rero abantu bakwiye kubanza bakamenya. Niyo mpamvu abantu bakwiye gusengerwa bakabohoka, abantu bagasengerwa bakabohoka, kuko turashaka guhishura uburenganzira bwabo bafite mu masengesho, uburyo basengana n'amasengesho yo kwibohora. Twavuze isengesho rya mbere, twavuze isengesho ryo kwiyiriza ubusa, tuvuga isengesho rya mbere ryo kwatura, tuvuga n'isengesho ryo gusaba imbabazi, none tuvuze n'isengesho rya kane ryitwa gusengana iki, gusengesha ubwenge, gusengana umwuka w'iki, w'ubwenge. Tugeze ku isengesho rya gatanu. Isengesho rya gatanu ni ugusenga wizeye. Yavuga Yakobo 5 haravuga ngo Yakobo 5:14 na 15 ngo kandi isengesho ryo kwizera, ni isengesho ryo kwizera ngo rizakiza umurwayi mu ndwara ye, umwami azamuhagurutsa ngo nubwo yaba yarakoze ibyaha azaba bibabariwe. Ese ni gute umuntu asenga yizeye? Ibi byose tuvuga usenga isengesho ritarimo kwizera ntabwo bishobora gukunda, ntabwo byakunda. Isengesho ryo kwizera, John, ibi byose kugira ngo bikunde nuko umuntu agomba kuba yizeye. Kwizera, isengesho ryo kwizera, isengesho ryo kwizera. Isengesho rya gatandatu, kwizera tuzabigarukaho. Isengesho rya gatandatu mu masengesho 15 turimo tuvuga ni isengesho ryo kugaburira umwanzi wawe. Umwanzi wawe nasonze umugaburire, nagira inyota umuha amazi yo kunywa. Ngo icyo gihe uzafasha umuriro waka w'amakara umurunze ku mutwe. Mu kanya twavuze kubabarira n'ibiki n'ibiki, ariko noneho turamanutse tuje noneho kugera ku rwego rwo kugaburira umwanzi wawe, ku buryo ushobora kuba wiyirije ubusa. Umwanzi wawe mukahitamo kubitana, wari mu masengesho ari wari umusengera, mukahitamo kubitana, akahita akubwira ngo nabuze itike njyana ku ishuri, ukagera ku rwego uhita ukuramo amafaranga wari buze kuza gufunguza ku mugoroba ukahita uyamuha. Iryo ni isengesho rikomeye cyane mu maso y'Imana. Ngicyo gihe ngo burya si umugisha umuhesheje, ahubwo ngo ufashe umuriro waka w'amakara umurunze ku mutwe. Ariko koko kumva ari bo muti wuzuye, ibi bintu byaratunaniye, twazize kutabisobanukirwa. Yego, ngo icyo gihe ufashe umuriro waka w'amakara ngo umurunze ku mutwe, ngo kuko ibyo umuhaye ntabwo byari bimukwiye, ngo ariko bikore kugira ngo bimubere iki. Uwo muriro rero hari igihe umutwika akahita aca bugufi akareka ibibi bye. Iyo umuriro utwitse hari igihe umuntu arekura. Uwo muriro numugera ku mutwe hari igihe azarekura. Iryo ni isengesho. Isengesho rya karindwi ni isengesho ryitwa isengesho ryo guhamagara ubwami. Yesu yaravuze ngo nimuzajya musaba mujye muvuga ngo data wa twese wo mu ijuru, ubwami bwawe buze, icyo ushaka gikorwe mu isi nk'uko gikorwa mu ijuru. Yego, isengesho ryo guhamagara iki? Ubwami. Vuga ngo guhamagara ubwami. Ubwami ni ubuhe bwami duhamagaye? Ubwo twatewe n'ubwami. Aba bantu bose turimo tuvugana nabo baduteza amatwi ni abantu batewe n'ubwami bw'umwijima. Nibwo bwabanyaze ibyanyu, nibwo bwaje bugukura ofiyase wawe ejo bundi wari ugeze ahantu byari biryoshye ubona nta gisigaye, ariko ubwami bw'umwijima bwaraje bugutwara umufiyase wawe. Noneho ngo hamagara iki? Ubwami bwawe bose. Iyo duhamagaye ubwami, Yesu niwe mwami w'umucyo. Iyo twatewe n'ubwami bw'umwijima tugahamagara ubwami bw'umucyo, buraza bugahangana n'ubwami bw'umwijima bwaduteye. Rero iyo dusenze ubwami tubahamagara turi hano i Kigali tukabwohereza muri Amerika. Iyo ubu bwami tubwoherejeho buragenda bugatatanya inama zari ziteranye. Yesu ayitandukanye, ari bazaterana ariko sinjye uzabateranije, ngo uzagukoranira wese azagwa ari wazize. Bazaza banyuze mu nzira imwe, mbatatanyirize mu nzira zirindwi. Ni iki kizabatatanya? Nuko wapfukamye ugahamagara ubwami. Ubu bwami
ari intambara zimwe na zimwe Imana irwana, ikaziturwanirira tuzizi, ikazikora tuzireba. Hari n'izirwana tutazizi. Kubera iki? Wowe niyo mpamvu Yesu yavuze ngo musenga ubudasiba. Iyo dusenze ubudasiba tugasenga tuvuga ngo ubwami bwawe buze, iyo ubu bwami buje ntago buza kurwana n'ubwami budahari. Oya, Imana irareba. Ari igihe inama iteranira mu ndege, abantu bakajya mu ndege bari mu kirere bagenda bagusebye. Ubwami wahamagara ubwami nibugira umupaka. Ubu bwami naho bukomanga, ndakumirwa. Ubu bwami bukingura ibirahure by'imodoka ifunze washyizemo n'amakara. Vuga ngo ubwami byo, ubwami bukaza. Wowe nuzajya usenga, duhamagara ubwami ubwohereze mu bintu byose byanze. Ubu bwami ndagiye mwibutse ko bujya bugarura ibintu byagiye. Ndagiye mwibutse ko ubu bwami buhesha umuntu agaciro yari yarakabuze. Ndagiye nkubwira ko ubwo twatangiye kwinjira muri bwa bubasha bw'amasengesho, kuko twamaze gukuraho bya bintu byose byo gusenga n'ubwenge, gusenga twizeye. None tukohereza ubwami. Ubu bwami ubwohereza ku mufiyasi yagiye. Ubwami nigeze mbahamagara ryo, kubera ko wacu wahoraga apfa ubukwe. Ndagenda ndambagiza mu muryango, hari ari ikiziriko cy'amateka na mariage yahabaga. Ndambagiza mu muryango, uwo muryango nkurambagisha icyambere sanga ngurimo ideni, ariko iryo deni sinjye wari wabiteje, nene nasabye n'imbabazi. Ni ibihombo nari nagize, ni za karande. Tuzavuga ku mwuka w'inyatsi, tuvuge nayo inkomoko yabo. Ngiye iwabo umukobwa sanga famiye ziricaye, ariko kumbe uwo afite ideni yicayemo naze kari se wabo. Ni birebire tuzabuvuga ndimo sobanura bino bintu. John nageze mu rugo, madame arasezeraho, ngiye iwabo, ngiye kumureba. Hari ama invitation nari ngiye kumwongerera ngo dukomeze gutanga ama invitation yo gutumira. Mageze ahita nkura mu kiganza arambwira ati igendere, ntabwo tukibanye. Burya rya deni wambwiye urimo umuntu buri uriya ni data wacu, ntabwo byakunda. Ndavuga niye ati rero famiye zicaye zavuze ngo nibashyingira umuntu bafitanye ikibazo, kandi birumvikana. Si umukobwa kuba yaraseze ariko sa yarakoze. Oya ntaryo. Ariko ibyo byose ni ibintu byaturukaga kuri karande z'ubukene, karande z'ibihombo, kuko ari umwuka twarwanaga ngo niyazagira niwitungira bitanu. Niyo mpamvu tubabwira muri aya masengesho abantu bagomba no gusenga bikuraho amagambo bavuzweho. Byo nari nyijijwe. Uzi iminsi nari maze kanyarira, nari mvuye ikanyarira, ni nawe navuye gutumirira Imana, kuko nagiye shyira invitation mu mazi. Ndavuga ngo kwiye invitation ihuruye ahurura, bariko nzabona abamarayika bahurura. Baje mu bukwe, ariko abanyamasengesho nzabona ariko abamarayika bahurura baza mu bukwe bwanjye. Icyo kintu cyumva, ubwo ndimo ndatumira Imana. Yamaze mwe kizabonwa na kanyarira yazi ari yatembe. Buriya rero saa sita z'ijoro zitarenga n'umunota n'umwe nari mahagaze, urabizi yararaga abantu. Ndagenda shyiramo iyo invitation, ndavuga ngo uko aya mazi ahuruye, uko ahuruye agiye, abarika abamarayika bazahurura baje mu bukwe bwanjye. Ni Mwami Yesu, aya mazi ntago agira umupaka, sinza hagera. Uba ari kuzakoresha isi itaho ubukwe bwanjye, amazi ndahuruye. None urumva Imana nayitumiye, nayitumiye mu bukwe. Ndavuga n'Uwiteka ndagutumiye rwose, ngwino mu bukwe bwanjye. Ndatashye iyo maze gutandagenda ndarangwa mu rusengero, ibirori biraba, reka sinakubwira, ibintu birashyushye. Noneho ndamanuka umugabo, sago mvuga izina ryo ko turi imbere ya kamera, yari yimikiwe kuba pasteur. Ibyo byabereye Kabuga. Ndimo manuka ahantu bita ubu ahantu turimo dukorera ikiganiro kuri uyu muhanda ikaburimbo uri muri yego, aho uri mubona yego. Uyu muhanda nawo umanutsemo ufite agahinda. Ndimo manuka muri uyu muhanda ahangaha nerekeje za Kabuga, jo mbona telefone iramamagaye, irambwira ngo niko sha, ngo aryo ugiye gukora ubukwe, ni deni ryanjye. Abivuze numva nibyo, kandi sinari mfite nyakura. Ni kwa kundi ndimo mvuga ngo gukena si isezerano, gukena ni umuvumo. Nuko tutaragira ku mukasi wa 8 n'uwa 9 hari ibintu bimwe biri buza kuza gupfa. Ntabwo bino bintu tubyemera. Gukira ni isezerano. Muri aya masengesho ya Bese yarasenze arakira. Muri aya magambo ane yavuze, yarasenze Imana imuha ubukire.
wagura imbago yanjye nese wakwagurirwa imbago uri umukene ngo Imana uko yasabye uko yasabye musabe muzahabwa mukomange muzakingurirwa. Ayo mahame yo kugira ngo n'umuntu abashe kubitunga nayo tuzayavuga, byose bihishe mu masengesho. Niho bihishe, niho biri. Turamanutse John, reka mbwire, izi karande zikubita n'abantu hasi cyane, zikaze zikabanyeganyeza, ukajya kurambagiza abantu bakagusuzugura kandi usenga. Izo ni karande z'iki z'ubukene, bayita karande y'igisuzuguriro. Wa mwuka w'igisuzuguro ugenda ubagendaho, ariko turashimira Imana yarakoze. John, urabona abana bazadukomokaho ntago bazabaho nk'uko twabayeho. Twebwe imvune twavunitse we ntibazazivunika. No, ibyo twarwanye nabo nabyo we ntibazarwana nabyo. Ariko Pastor Mutesi wibuka ko yavuze ngo nutagira icyo ukora ko byakoresheje n'ubutaha uzongera uri. Niyo mpamvu turimo dutanga zino nyigisho kugira ngo abantu bino bintu babihishurirwe, babimenye. Nibamara kubimenya, hari intambara batazarwana nazo, hari umwuka batazarwana nawo, hari ibirere batazakubitana nabyo. Nabwo izi ntambara turwanye ntago abana bacu bazazirwana. Kubera iki? Hari imisozi twikije. Ariko nitutagira icyo tubikoraho nabo bazarwana nazo. Nitutagira icyo tubikoraho uko batwirukankanye, hari umuntu umwe wambwiye ngo yigeze ajya kurambagiza ahantu ngo bakingurira imbwa. Urabwumvise ubwo buhamya? Ngo bakingura imbwa ngo nigende irye mugenzi wayo. Ni umuntu wari mu bwitangira. Iyo mbwa rero niba koko yarakinguye, barayikinguriye, natagira icyo abikoraho n'umwana we bazayikingura n'abazamukomokaho niko bizagenda. Urumva n'izina bari bamwise ngo bakinguye imbwa. Ariko mu izina rya Yesu we bakinguriye imbwa, niwumva zino nyigisho ntago bazakingurira imbwa, nta nubwo uzakora kuri soni, uzajya uvuza ihoni. Cyangwa bazajya bakibona kirimo kimanuka avuga ngo igiye kugwa ku kibuga. Tubaraje uriya n'umukwe wacu yatubwiye ko azaza. Haleluya. Ibyo ni birere kandi bayibona irimo igenda hejuru, uri kumwe n'abapilote bawe uje kurambagiza umwana wawe, wavuze ngo amen. Ariko utabyakira. Ndabyakira mu izina rya Yesu. Si ibyacu, ni ibyacu. None se turimo turasenga, turimo duhamagara ngo ubwami buze. Muri ubu bwami turimo duhamagara harimo ibintu byose. Isi n'ijuru biyuzuye n'ibyo Uwiteka. Reka tumenye amahame atuma tubyakira. Vuga ngo nahandi biri ni mu masengesho. Nahandi biri mu masengesho. Yo mu masengesho biremera. Yoro basandara baselo. Niho biva. Yego. Ku mavi. Iyo abese ataza gusobanukira ngo amenye, namara kumenya agira icyo akora, yari gupfana agahinda. Masengesho. Ariko amaze kumenya yuko hari ahandi bihindukira, ngo ajya gusenga Uwiteka. Kandi ngo Uwiteka muha nk'uko yagize, nk'uko yasabye. Yoni namanutse hano njikabuga, bamuga amaze kumamagara ngo nubona ubwo bukwe bubaye, yakoresheje ijambo nari bukoreshe. Ngo uzamenye ko nabyaye simvuga ubundi nditahira. John, uzi ko nageze Kabuga, nakwinjira mu rusengero ngumva ndashyuye, nkamagara umukobwa nkamazana uri he, ati twagiye guhemba mukuru wacu wabyaye. Ngavuga ni none se mitenza? Ati oya, ati wihagera sinzajya kwereka umuryango wose. Ndavuga ni reka nzi. Umwuka arambwira ngo ajyayo. Mageze sanga wa mugabo mbwiye ya magambo, sanga ni uyoboye ya mihango. John, naricaye icyo yakizamuka mu birenge kubera ideni nari mufitiye. Kumbe sinarize kanaziranye ni wabo wa madame, sinarize kanaziranye n'umukobwa. Ubwo urumva nambwiye ngo ufitiye umuntu ideni, sinamubwira uwo ari we, numvaga atamuzi. Kumbe ni se wabo. Umvise iyo karandi gukubita, wanagena n'ahantu wakagiriye kugirira icyubahiro. Ariko maze iminsi masengesho mpamagara ubwami. Kumbe ubwami bwari bwamanutse, nta kindi cyabaye. Batangiye kuvuga abarokore, batangira kuvuga abantu babivanga. Ndavuga nubwo wa mbere bagiye kuvuga niki karande zigutera kumera nkaho uri bihemu kandi utagahemutse. Ufite abantu bahura mu madeni yo muri karitsiye, ibyo urabizi, bagahora bitwa abahemu. Uwo mwuka warankubise John. Ngiye kubona mbona data bukwe niko namwita, arangije bamaze kuvuga aravuga ati ariko hano turi kumwe n'umukozi w'Imana, ati reka gira icyo abivugaho. Ubwo nicaranye nawe, twapanze ko mu kanya turi buze kuza kuvugana dusohotsa. John yakoze akantu, ngiye kuvuga uwo nita mabukwe ahita haguruka aravuga ati ariko muze, ati reka rero tumuvugire, uwo ni umukwe wacu,
ati nagakwiye kuvugira imbere y'abakwereka tumuvugire tuwazavuga ubutaha. Ndavuga ni haleluya, nubu nari buvuga iki koko ni deni ry'abandi. Ahita avuga ngo ni umukwe wacu. Umusaza aranyongora ambwira ngo none se warambagije mu muryango wanjye ni deni ryanjye, ngo ubuse nzaguha umukobwa nguhe n'amafaranga yanjye. Ndaceceka nta gisobanura, karande zituma utisobanura ukabura n'icyo uvuga, kuko ibyo bavuga byose usanga bigufata. Kandi ibyo bihombo sinjye wari warabiteje, ahubwo nindimo Rwanda na rya jambo rivuga ngo ntuzitungire na bitanu. Abantu bamwe barimo bararwana n'uyu mwuka bo bakibwira ngo niko byabaye, ngo nuko niko biri. Niyo ubonye umuntu wigisha umwuka w'iterambere, akigisha umwuka wo gukira, akigisha umwuka wo kubaho neza, ngo ziriya nyigisho zavuye, reka dusenye bino bihome. Ntabwo dushaka ko ibyatubayeho bizaba ku bana bacu. Reka twigishe, tuzababwira uburyo abantu ubeje ubundi nzasura Yerusalemu. Mu kwisura araho bazasura tuzajyana n'abantu bakora za business. Abo nabo bazasura, bazafata iminsi 4 yo kugira ngo ni mu kwa 11 yo kugira ngo bajye gusura, baganire n'abayuda, babigishe business, bayimenye, bamenye business. Gisi nkora business, sibyo? Ntabwo nkora business, ariko nzahagera iyo minsi 4 nanjye nzayifata kugira ngo nkore iki, kugira ngo noneho njye mbasha kwigisha business, kuko nayigishije kwayigishije. Uri muracyumva icyo kintu? Kubera ko muri izi nyigisho zo kubohoka harimo no gukora. Umukristo agakora agatera imbere. Haleluya. Agakora agatera imbere, agakora agakira, agakora akagera ku rundi rwego ageraho. Uyu mwuka wagiye utubata ngo ninde murokore, ninde ugendana Bibiliya ishaje n'ikote rigera ku birenge n'inkweto ihengamye. Uyu mwuka si umwuka uva ku Mana, ni umwuka wadufashe kubera itorero rya mbere. Urabyibuka? Uyu rero ni umwuka tugomba gukubita, kuko ibihe turimo tujyamo ntabwo bitwemerera. Dukeneye gukorera Imana tugendana n'ibihe bihari. Abayiburayo 13:8 Yesu Kristo ko yararesha n'uyu munsi ni kakiri. Kirya giye ko agendaga wambaye inkweto itarikava, nigeze mingi natarivaho byo, ariko ntabwo bigeze banyima gatuti. Baravuze ati amen, ati nibyo tuvuye ahimbaza Imana. Uba kano kanya bakaguha. Nanjye hari igihe navuye kwigisha hano Kicukiro, ngeze Sonatube hara muri rompu, igwa mu muhanda ariko sinayitora. Wari ugiye kubwiriza? Nari mvuye kubwiriza ngewe, itarivaho igwa mu muhanda, sinayitora ndayihorera. Njyana inkweto irimo tariho taro n'indi tariho taro. N'indi tariho taro. Kandi zino nkweto zivaho taro burya n'ujya kuzireba nizazi n'ibita y'amazina. Y'amazina. Nese bira bintu warabyemera? Oya. Urajya umwana we nawe azambara inkweto ivaho taro. Niyo mpamvu izi nyigisho abantu dukwiye kugira icyo tubikoraho. Tugomba kugira icyo tubikoraho. Kubikoraho rero ni ukwigisha. Ni ukwigisha. Ugasenga. Ko natwe twagiye tuzira kutigishwa. Aho tubimenye ni amateka hatangiye guhinduka. Hari korasi numvaga mu myaka ngo naho ibindi wabireka Mana. Iriya je sinanayiririmba. Kubera iki nizo twakijwe twumva baririmba, twumva nyine no kuba mu mwuka, no gukizwa, no gusenga. Ariko reka mbabwira ikintu kimwe, twarasenze nyine dutunga amasengesho, ariko nasanze ibindi umugisha ntusengerwa, urakorerwa. Ngo naho ibindi wabireka Mana, ariko gihe ntabwo bifasheho. Nubwo ndimo nyiririmba ukamendore igikoresho cyawe ngo kazamaniye reza ryiza Mana nacyo bakabarasirimba n'akagoma. Iyi ntabwo nyiririmbye ntabwo akora bizisindishirizwa n'amagambo. Twibutsa abantu turabibutsa, ariko njye ntabwo bifasheho. Wapi? Ntabwo ino nayiririmba. Ibireke? Ibireke? Ngo nibyihorere. Ibireka kubera iki? Urinyaga iki? Ijuru ni iry'Imana, isi Imana yihaye abantu. Isi nibiyuzuye. Nibyo Uwiteka. Ingorane z'abantu bubaha Imana se. Imigani 22:4. Icya mbere ni ubukire, icya kabiri ni icyubahiro, icya gatatu ni ubugingo buhoraho. Yesu yabwiye ngo iki Petero se bakiri mu isi nzabakubira ishuri 100. Ikiruta ibindi nzabaha ubugingo buhoraho. Bakiri he? Inaha ngaha. None ngo nibireke? Mbireke Yesu yarabitanze? Nakudusoma nukudasobanukirwa. Ngo nibireke. Ngo aridini twajya tuma akavuga ngo biriya ni ibyisi, ibyisi ni ibiki? Ibyisi ni ibyaha. Hasi ubundi bwo ntitukiri mu isi? Turi mu isi. Maze ubugingo tukiri mu isi. Erega isi binikora ibyo Bibiliya ivuga no gukora ibibi. Biravuga ngo singusabye kubakura mu isi, ahubwo yibarindiremo kandi ubarinde umubi. Ni nka wa undi nyine nakubwiye bishyura itiki y'indege hariho byose. Atinya kurya ngo batamwishyuza amafaranga adafite, kandi ku itiki y'indege biriho. Mukasi wa gatandatu witwa masengesho. Turimo turavuga uburyo abantu basenze, ariko bagasenga
bagasenga baca ibintu hejuru, bagasenga batazi ko bageze muri stock. Amasengesho akwinjiza muri stock yaho ibyawe bidepye. Ariko iyo utazi uburyo ugomba kubisohoramo, usohokamo imbokoboko. Ariko turimo turabereka, turimo turahamagara ubwami. John, amasengesho n'urufunguzo rubinjiza mu mugisha wabo, rubinjiza hari ibyabo. Barasenze, turi ku mukazi witwa Gusenga. Yego, twageze mu rugo, bada fiase turataha, aragenda inama asanga yateranye uko bahita babahagarika ngo bamaze kumenya ko umuhungu bagiye gushyingira ari umwesikoro. Kubera iki? Kubera ideni. Kandi ko byo bavugaga byarumvikanaga. Erega rimwe na rimwe iyo tukiboshye ibintu batuvuga usanga ari nabyo. Nise bavuga ko mbari mideni. Iyo umuntu yiri ideni, umuntu akwita ibyo ashaka. Nujye ubona nk'iyo wambuye nka Beka cyane izindi banki bakwita nde? Bihemu. Si bihemu nese nubarahimutse. Yes. Nese nubarahimutse ariko wahimutse utabishaka. Kiguha izina. Madame arangije arambwira ngo ubu ndamwita madame kuko yabaye umugore wanjye. Naramutsindiye. Ubu no wanjye. Kubera Gusenga. Yambasha ni iki cyari kumumaze. Ko namuheshejwe n'amasengesho. Ndangije numva sinambara rero banwana nazo. Turicarana. Nafashe icyo bita invitation, ndamubwira ni akira ngo naza afashe sinzongera no kuzitanga ngo nanabivuyemo. Ngo reka ufamiye yabyanze. Ndavuga nari kuribuka ko nyemerera urukundo na kwandikishije urwandiko ukandika n'Imana igasinye. Warasinye n'Imana irasinye. Rero wowe bivuyemo ariko Imana yo yabisinye ibizi ko bizaba. Nindagiye kuko nabwo ndumusinyisha. Nari navuye mu masengesho. Nahise nzamuka njya ku musozi witwa Rebero njya gusenga. Ngiye mu masengesho numbaza Imana yaramwisangiye ubwayo. Mu masengesho nagiye senga, nazamutse Rebero nzamuka za Kicukiro, ngenda amamagara ubwami bwayibuza, ubwami bwaramanutse buramusanga arasohoka agiye kureba umuntu basenganaga baririmbanaga, bahurira ku muhanda aramusuhuza, akimukora mu kiganza aramubwira ngo niko muko ko nduzu bivuyemo ugiye. Ati nyine ati waya ubu bukwe n'Imana yabagushyizemo. Yahise afata umwanzuro, yahise anyihamagarira ndimo senga nyiri mu masengesho, arambwira ngo bya bintu mbigarutsemo ndetse ndabyuka njya no gutanga ama invitation. Agaruwe n'iki? Nahamagaye ubwami ndavuga nige ntacyo mfite cyo kubikoraho, ariko ubwami ari cyo bwabukora. Ubwami bwangiriyeyo. Ni hahandi Petero ari muri gereza, abitorongo bafashe umwete wo kumusabira ku Mana. Ubwami bujyayo. Burya nta muntu ari gutinyuka iriya gereza. Gutese none utekereza ubwami ntibugiye kwaka abafite imfunguzo za gereza ngo buze gufungura. Ubwami bugiye gufungura Petero, kandi abafunze gereza bagifite imfunguzo. Tekereza aho ubwami bukura Petero muri gereza, kandi imfunguzo zigifitwe n'abamufunze. Ubwami buramufungura muri make. Gusenga ni imbaraga zishobora gukura umuntu mu maboko y'umwanzi, kandi uwamufungiyemo agifite imfunguzo zakinze. Gusenga gufite izindi mfunguzo. Hari izindi mfunguzo bidasabye kujya gucurisha. Gusenga turi ku bushobozi bw'Imana. Herode aracyazi ko Petero ari muri gereza, ntazi ko Imbaraga kubera ikibimutera. Gereza irarinzwe, imfunguzo zirabitswe, bati ubwo gereza irinzwe n'imfunguzo ariko ntazi ko ubwami, ntazi ko gusenga kw'abitora gufite izindi mfunguzo bitakosa. Muri uku gusenga hari abantu bavuze ngo ntuzabyara. Ubwami bugiye kuguha kubyara, kandi wakinze urubyara gifite imfunguzo. Bavuze ko utazakora, ugiye gukora, kandi wakinze akaza gifite imfunguzo. Gusenga bijya bikingura abadayimoni bakinze, kandi abakinze bakibitse imfunguzo. Ntibisaba ko haba imishyikirano. Oya, nta mishyikirano iba. Oya, ubwami buzanwa no gusenga bujya budukura mu bwami bw'umwanzi, bisigeza uburenganzira. Imbaraga ziba mu gusenga. Amasengesho si ikintu. Amasengesho byo uzi ko yagarutse. No nabona ubwami bugiye bumukozeho, amamaga yasaba imbabazi ngabigarutsemo, ngavuga ni ubwami burimo burakora, ngahita mwohereza no kwa mugabo afite ideni ngo bumucubye. Uzi ko nabwoherejeho bukagenda bukamukoraho, yamamagaye nyiri kuri uwo musozi. Nagenda ryama, Imana imereza muri Zaburi 124 mu kigoyi kiracitse. Nyiryama ako kangiye kona mbona telefone iramamagaye mu gitondo. Naraye ku musozi kwirebera, ahita amamagara arambwira ngo nasanze n'ubundi uri umukobwa wanjye warambagije, ngo nakundi nyine, ngo genda ngo ukore ubukwe, nyuma y'ubukwe tuzavugana. Nohereje iki? Ubwami nabwoherejeho, buragenda bukorerayo, buragenda buvugana nawe,
buvugana imbaraga z'ubwami. Ubwami bwaragiye buvugana nawe, bumaze kuvugana nawe bufata umutima burawucubya, aratuza, arandeka nkora mariage. Ubwami buraba. Reka tubwire abantu badukurikiye, hari ibintu bikorwa nuko wasenze. Utasenga ntibibi. Gusenga uhamagara iki? Ubwami. Turimo turavuga ubwoko bwo gusenga. Dusigaje ibintu 8 tuzavuga ku masengero. Ibintu iki? Uburyo 8 bwo gusenga. Tuvuze burindwi, ubwa karindwi ni ubwami. Noneho ari ahantu mwananiwe kwinjira kandi mwarasenze. Kubera tubabwiye rino hame ryo gusengamo. Turi ku mukasi wa gatandatu. Ariko turimo turavuga uburyo bwo gusenga kuko niho ruzingiye, uyu mukasi tuwutinzeho. Turabasaba rero nimunyemerere kano kanya ohereza ubwami bukugireyo aho ubona byanze. Ari abantu bafite inzandiko ni barimo bashobora kwinjirayo, babuze n'umwavoka, bohereje ubwami basanga ibintu byakonze, byaba byakonze. Haleluya! Ubwami ari abantu bamaze iminsi baka ibyangombwa byaranze, ariko bohereje ubwami burabwe n'ahamagarwa nako kanya. Mwanyemerera bene data, ufite ururimi, ufite akanwa, ohereza ubwami urasanga byaciyemo. Nkuko Yabesi yavuze, Imana ikumva gusenga ikamuha nkuko yasaga. Iyo ataza gusenga yari gupfa ari Yabesi, ariko asenze yohereza ubwami imuha nkuko yasaga. Byasakara basenderebo yo waritse tugasengera. Reka dusenge. Uyu mukasi ko ari muremure, ko dusigaje ibintu 8 tuzavugaho mu cyiciro gikurikiyeho, waritse tugasengera abantu. Reka dusenge Imana mu izina rya Yesu Kristo. Imana ishoboye ubwami bw'Imana mu buzima bwawe. Hari abaduteze amatwi, hari abadukurikiye, hari ibintu byanze, hari ibyananiranye. Turategeka ubwami bw'ijuru, ubwami bw'Imana nibubagireyo, abanze gusinyirwa basinyirwe, ababonaga nta nzira niziboneke, ahari hacinze ntihakingurwe n'ubwami mu izina rya Yesu Kristo. Hari ubwami bwakingiranye urubyaro rwabo, ariko twohereje ubwami bw'Imana bugende bukingura urubyaro kuko bwasohoye Petero muri gereza. Reka basohora abaye bake mu izina rya Yesu Kristo. Dusenga mu bwami, dusenze dutumye ubwami mu izina rya Yesu. Nibukore iby'imbaraga zacu zananiwe, kuko twumvisha ubuhamya ari ubwo dutanze, ari ubwo badukurikiye bazi mu izina rya Yesu. Reka ubwami buduheshe ibyo tutari dufite, reka ubwami buduheshe ibyangombwa, reka ubwami buduheshe ibyo twashaka mu izina rya Yesu Kristo. Turategetse binyuze mu bwami. Ndabona ubwami butangiye kubohora abantu mu izina rya Yesu. Ndabona ubwami butangiye gukiza abantu. Urakoze Yesu. Ndabona ubwami butangiye gukora ku bantu. Ndabona ubwami butangiye guhishurira abantu. Abantu bari barahumye batari bagifite amaso y'umwuka, ubwami bubazaniye amaso. Ndumva ngo ibyo basenze byarumviswe. Ndabona ubwami bw'Imana butangiye kugukorera. Ubwami bw'Imana bushubije abantu agaciro isi yari yarabambuye. Subirana agaciro kawe, subirana ubuzima bwawe. Ndabona hari umuntu doze yaramaze iminsi aribwa n'ipyiko, ariko ubwami mbonye bwongeye kukugarurira ubuzima muri iyo pyiko yawe. Ditopera tuzagira umwanya ukomeye cyane wo gusengera abantu. Ubwami bw'Imana nibuze ku buzima bwawe. Imana iguhe umugisha. Murakoze. Imana ibahe umugisha. Amen.